Reka tubahe ikaze abadukurikiranye kuri Umoja Wetu TV. Turabaramukije ubundi tunabashimira abaza badukurikirana bose, muri abagaciro kuri twe, ubundi tunashimira umwanya mufata murakakurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi rero tukaba twasuye umunyamakuru kuri radio Tungane FM Minembwe, umugabo ushinzwe kuvuga igiswahili. Uyu munsi habaye ibirori byo kumugemurira, sinzi ndango umugore we karamagaragara. Ese umugore azaja mu buryo cyangwa mu bumoso? Mu bumoso. Azaja mu bumoso. Yabitunganyije. Twebwe ari mu buryo kubera ko tuberekeyeho. Yego, hanyuma tubahaye ikaze baba. Murakoze cyane. Yego. Kubatakuzi waba urinde cyangwa bibutse amazina basi? Yego, amazina banita Ndayishimiye Justin, ndi umunyamakuru kuri radio Tungane Minembwe kumuvuye kubivuga kora mu shami y'igiswahili. Yego. Waba umaze iminsi ngana gute ukora hari ahantu? Hariya mpamaze igihe cy'imyaka 2. Pakora nk'umunyamakuru. Justin, hanyuma uyu munsi bakugemuriye, banakoshanyije, ibi birori waba wabyakiriye gute? Yego, murakoze cyane. Uyu munsi hari ibyishimo byinshi, kuko byari ibirori aho abapapa, abamama ndetse n'abakecuru n'abasaza baje kwizihiza ibirori byacu byanje na mpundu. Twishimye cyane, abantu bariye bamwoye, ibyagaragaye nuko hagaragaye ibyishimo byinshi. Yego. Ukoze ku izina ry'umugore wawe wari utaramuvuga, kandi muvugiga neza abantu bamenye umugore w'umunyamakuru. Yego, ndamuvuga nawe araza kwivuga. Abageniga bino ngo kuvuga ni ikibazo. Ndaza kumuvuga ku ncamake, mbese ndaca ku mayanga. Yego. Yitwa Nampundu Angelique. Umukobwa wari utuye kuri Gitave imbere, ariko mwene asigaye atuye Irundu muri no minsi. Kubera impamvu? Kubera impamvu impamvu runaka yaje kuhaba Burundu hano Irundu. Yego. Nuko niko bimeze. Hanyuma uyu waherekeje umugeni nawe akaba yitwa nde? Uyu waherekeje umugeni nawe ni muramu wanje. Ni Shemeki. Ni Shemeki. Yitwa Nyanzobe. Kandi kazina kiyo karanyibagiye. SSI. Koko ni Nyanzobe. Nyanzobe. Yego, nawe yaje kuba hano Irundu Burundu. Yarasanzwe atuye. Yarasanzwe atuye ku Runundu. Arahagaya. Sarire ingwara yateye abakobwa, sinzi impamvu. Umuntu yarasanzwe atuye iwabo akava iwabo akaza gutura iw'abandi. Niko bimeze nyine. Takunde reka tubifate gutyo. Hanyuma Justin, uyu mwana mwaba mwaramenya n'ijyari? Uyu nguyu twamenye mu gihe kitari gito kandi kitari kirekire cyane. Twamenyanye ubundi nari mfite projet, iyo projet mari kuyigira nitekerezaho, mari kuyitekerezaho nikorera recherche, mari kuyikorera recherche nza kumubona, maze kumubona numva niwe anzamo, turaganira, mu biganiro turumvikana, muri kwa kumvikana rero ntiyambogamira, ndamuza. Ariko aba bantu ngo muzo mubabumbura batavuze ngo yego cyangwa oya? Oya, uyu nguyu yarabingaragarije arambwira ngo yego. Yamava ngo nyemeye tugende. Yaravuze ngo nemeye. Twabaza mbundu ntiyavuga ngo uramubeshye. Bo simbizi, araza no kubisobanura. Iwe uyu uko twamubaza ndagendiye tubwire nicyo kibazo. Yego, hanyuma ugize neza, reka tuvuge gutya. Abantu bose iyo dukora bino biganiro aba ari kugira ngo tubereke kuko iwacu hagihaba hakiri ibyishimo. Murabizi kuko hagiye haba ibibazo by'intambara, rimwe nemwe abantu bakumva kuko abatuye batishimye, abatuye n'inda bameze ukuntu. Ariko murabona turi mu birori, turi kumwe n'abana babiri beza babageni. Ese ni bitinyuke cyangwa ibitinyuke numaze kubyara nkarimo? Ariko ndango ubu nibwo butinyuke. Nyanzobe, ubu si bwo butinyuke bazavuga cyangwa tubizi nawe? Ngaho gavuga. Yaba ubu ngubu se bwo bari bwo butinyuke cyangwa mwe muri abageni? Muri bitinyuke.
bikiya bitinya ko muratinyuka abantu ko muragenda mutinyuka ndango ni kawe iryo jambo ryavuye yego jise hanyuma uyu mwana uko agaragara ari mutoya ndi wowe yashatse umumineri nawe kandi uri umuntu tufata ko kuri intangarugero mu karere uyu nguyu naramubajije arakubesha naramubajije ubwiwe ndasubira mbaza abamuhagarariye nk'ababyeyi biwe cyane nibandaga ku myaka yiwe nibaza urabizi kuko buri gihe tuba dukora ibiganiro hano kuri radio twamagana ikintu cyo gushaka ko cy'abana ndabibona bambwiye kuko yavutse muri 2005 2005 uga nawe urumva aho ngaho turarebera hamwe imyaka ashobora kuba afite muri make 18 18 urumva kuko aho ngaho nta n'amategeko nshinga ya Kongo arabyemera 18 kuko ari imyaka yemerewe umuntu ashobora kubona president w'igihugu niba ntibeshe ariko twe tumureba turabona kiri muto turabona gisize aracyasize yakuriye mu ruhu yego nigo cyangwa isigaye azayenereza hano iki ryabaye imvura nigwa nanitoza nabashije gukora yarasigaje amezi nkamake yambwiye ko yavutse muri 2005 ambira ko urabizi bano bacu hari igihe bazabikuza hari igihe bazabikuza kugira ngo agende simbizi ariko rero nimba bitari banga urabizi wowe umunyamakuru ntabwo uba mu buzima bwo kwifunga uyu mwana umunsi wa mbere mubonana umubwira ko wamukunze wumvishe kuko ari we ukurimo wanamwise ngo ni Angelique nukuba ngo ni marayika wawe marayika murinzi marayika murinzi cyangwa umuremyi ni muri urugogwe kimwe muri byo uyu mwana umaze kumubwira ko umukunda yaba ari iki yagusubije uyu nguyu yarabinemereye nawe arambwira ngo ndagukunze aravuga atyo avuga ko yabivuze yeruye yego mpundu ko twumubaza yovuga ngo warabeshe cyangwa wamuhawe na basaza be oya basaza be hari intervention bakoze cyangwa se hari ico nabo ubwabo bari babizi kuko nakoze ibintu basaza bari babizi n'ababyeyi bari babizi n'amakuru bari bazi habe n'ababyeyi be no kumuzana nanje bari banze twari tuziranye habe n'ikiganiro cyanje n'ababyeyi imbere yuko muzana baranemerera nukuvuga ngo nakoze ibintu byemewe mu buryo bw'umuryango yego hanyuma reka tubaze Nyakazungu ni wewe waherekeje ku mugeni siko ese iyo babagemuriye kubera iki umugeni azarira n'urukumbuzi uza rumuriza cyangwa abagize aba yababaye kuko yavuye iwabo yabonye abantu b'iwabo kuri abantu ntibazoza bavuga ngo yagaye aho yashatswe niyo mpamvu yarize muri make abantu bose barabizi ko ari urukumbuzi baje yagiye kuramutsa abashitsi ndahari yavugije yanduru nawe ntabwo ari nyinshi yavugije ariko yayivugije ngeye ariko mwana we okay sawa murabizi hano turi mu muco kuvugisha umugeni abasaza batatu no ntabwo byemewe gusa kuba bayanatwemereye akaba mu kiganiro byonyine biratosheje nubwo tuba turi muri entertainment ntabwo ari ngombwa ngo dute umuco cyangwa se tuje kure nawe rero mu kurangiza Justin akumuntu utari hano ni bihe byiza cyangwa se bijivana na ceremony kwa turimo ni bihe byiza byo gukorera ibirori wacu urakoze cyane hari ibyiza byinshi byo gukorera ibirori wacu urabona uyu munsi twatumisha inshuti n'abavandimwe abo dufitanye amasano n'inshuti baje kandi batugaragarije ibyishimo kandi byari bishimishije cyane uyu munsi abantu babashije kwishima n'ibyo batubwiye ibyishimo nabo twabibonye mbese uyu munsi wabaye umunsi mwiza kandi twagize amahirwe uyu munsi bagemuye basore kandi baranakoshanya kandi mu gukoshanya barakiranuka urabona kera barakoshanya ugasanga ngo urubanza ngo rwararanye ngo tumvikanye ngo hari kimwe ngo batemezanyije ariko uyu munsi mwikoshanya twakiranutse mu yandi magambo bazabita ngo gukiranuka iyo abantu bumvikanye imiryango yombi hagati yego uyu munsi ni ukuvuga ngo ufite inka yawe uyu munsi urararana inka zawe umugabo ufite inka uyu munsi nogaba inka
nta kibazo ntacyo bitwaye ubu ngundi kandi bafite inka mu minembwe numvise baguhaye inka nyinshi bampaye Inka zine? bampaye ibimasa bampaye imfizi urumva ko baguha n'inka N'amafaranga. baguha inka zine ubu natunze nje natunze ku munsi umwe Mm, hari abazishaka imwe zibiri ariko njye natunze inka zine ku munsi umwe yego urumva icyo ni ikintu cyiza cyane urabyumva ute ndumva ari ibyishimo byinshi ikibazo ni uko ari mayimayi itakikemera kuko abantu batunga ariko inka zine cyari icyororo gikomeye hamwe n'Imana wenda tuzatunga Mm, yego yego reka turangize ikiganiro hano dore ko umugeni aje gusezera ab'iwabo cyangwa aratahana nabo ariko nawe ni ngaho wenda ashobora kuba yarafite ijambo yaragiye kuvuga iwe oya yaragiye oya nimumureke barambuje ngo sinkaza mvugisha abageni ngo umunsi wa mbere yego ese uyu munsi yovuga ngo aratahana n'iwabo ndi wo mwemera ngo agende bo n'umwemerera agiye kuramukanya ariko agaruka kuko nibisanzwe kuramukanya yego we tuvuge uno munsi akavuga ngo ndajana n'ab'iwacu uyu munsi oya ntabwo novyeme kubera kubera kuko namuzanye kandi gatwakiranutse namuhawe na famiye yiwe ubu nyine ntacyo yoba gikoze ngo arataha ntacu uyu munsi baje muri muri make baje gutangaza kuko gutangaza igikorwa ku mugaragaro ni Mpundu atakiri umunyagitabe takiri umunyagitabe takiri umwitira aje mu bahiga irundu takiri umukobwa yabaye umugore ni kujye bavuze ngo yimuke wumvishe ko bakugurishije aba basaza nabo ni ukubabaza impamvu yego murakoze cyane mugire umugoroba mwiza kandi tunabifuriza n'urugo rwiza hanyuma ndamwe muzotugabira inka tuzobigagaho hano gani muradutunguye tuzabiga mpunda yemeye kandi ikintu cyemewe n'umugore ubwo nibipfa nzomenya kuko ari kuri Jesse mpundu ntarafata ijambo rya nyuma nje ufite ijambo rya nyuma Imana ubu turi mu buringanire ijambo umugore yemeje umugabo ntakunda none ntuzi ko bavuze umugabo ni umutwe w'urugo ahubwo mbonye ko zizaba ziri mpundu kera yatanze yiwe asigaye yaje sibyo kandi muri ziriya zine ese muri ziriya zine zose ni izawe cyangwa zibiri ni iziwe nawe zibiri ni izawe bisobanura ukuntu utanga inka ntayitanze ubu ngubu umugore niwe ufite ijambo muri iki kinyejana siko bimeze se ntabwo tukiri muri cya kinyejana cyo kuvuga ngo tukandamiza abagore ngo umugore ntiyovuga nawe ni nk'umunsi wogenda ukazaya ntabwo umugore ageze agira ijambo mubone okay murakoze bashiki bacu muri beza yego turabyemeye siko murabizi ariko abagabo banyoza bibabwira urakoze Nyakazungu na Mpundu na Justin Giciro murakoze.